Guys, mbere yo gukomeza reka tubanze twamamaza umuterankunga mukuru ibiganiro byose tubagezaho. Nta wundi rero ni Monaco Cafe. Monaco Cafe ni restaurant igezweho hano mu mujyi wa Kigali, igufitiye pizza, chips, burger n'ibindi byose ujya wifuza kurya wasohotse. Igufitiye kandi ibinyobwa by'ubwoko bwose. Muri Monaco Cafe ushobora kuhasohokera uri kumwe n'inshuti, uri kumwe n'umuryango, ushobora kuhafatira anniversaire. Ni ahantu ushobora gusohokana umukobwa utereta ubundi akaguza kunyecya akubwira atari kubundi hazaritse tugasubira haha. Anyway, niba ukunda kureba match za football, nakubwira yuko berekana match z'ubwoko bwose, Premier League, La Liga, Bundesliga, ntukajye uhabura. Ikindi nakubwira kandi nuko bakora muri T2000 muri second floor. Ushobora no kubandikira kuri social media, ukabandikira kuri Instagram, Facebook cyangwa website yabo, cyangwa se nanone ukabandikira kuri no nimero ureba hano. Anyway, reka kwamamaza tuwe twicumbikiye nasigaye dukomeza na video yacu kwanza.